ese ko bajya bavuga ngaho amafaranga akubise haroroha njyewe yakubitaho akarushaho gukomera ubu pe uriya mukobwa aranyanze hebe gusa ntarirarenga amana nk'ubundi uriya muhungu uramugiye mbona afite ikibazo yitwaza amafaranga kandi umukobwa ntamushaka ntamukeneye ahubwo kundi uriya mujyamo nitwa Nadia mvuka mu muryango ukize ariko barambangamira. Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo dukunda? Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo tubana nabo? Ese wowe undeba, ese wowe unyumva, urumva bikwiye? Yego nakunze umuhungu ariko sinari mukurikiyeho ubutunzi, yego nta n'amafaranga nari mukurikiyeho, ariko ndamukunda cyane. Ariko nanone mfite urugamba. Hari umuhungu wambereye icyorezo kandi mu rugo baramwishimira, ngo afite amamodoka, afite imitungo ndetse n'amahoteli. Gusa njye sinzi ko namukunda kuko sinanabitekereza. Ariko si uyu muhungu nakunze utagira namba, utagira na heru, bizagenda bite? Sinzi iherezo ry'urukundo rwacu, gusa ntarirarenga. Jeff none se kunzindukiye mu iki gitondo aho n'amahoro Keri urakeka ko nabanzanywe n'intambara se none se urinjira tubiganireho cyangwa turabiganira hanze okay katubiganireho kandi karibu Jeff umuhungu wo mukire aha urayicara se shamu hako Nadia kweli azisha ubu buzima koko nibwo Nadia yahisemo harya Jeff Nadia harya buramupfana iki icyo dupfana nkuko duhuriye ku mafaranga kindi kandi uramukobwa ndanamukunda ase ubundi shaka ri wavuye mu buzima bwa Nadia kweli Nadia uramushaka iki ariko buriya Nadia Nadia uvuga uramuzi neza icyo muriyo na amafaranga nuko murakunda narinzi ko byibuze Nadia byibuze ndari nka sister wawe wenda ukavuga ati famille zigiye kwivanga ariko yabitangaje muhungu kweri ngo Nadia nga amafaranga gise ubundi mba mu buzima bwa Nadia giye mbubamo ahubwo wowe wavuye mu buzima bwa Nadia ko mubangamiye kankubwire kankwa amahirwe akurikira wowe amahirwe ho yaguha mukorera iki guha iki kugira ngo ukunde uve mu buzima bwa Nadia okay ndakugurira imodoka ndaguha amafaranga menshi ndagushakira visa ndaguha buri kimwe cyose uve muri iki gihugu ugende sigire Nadia Jeff umuhungu reka nkugira inama tangiye no kungira inama ku rwego rwo kungira inama wowe abahanga baravuga ngo money is not everything you boy money is not everything ako cyongereza cy'imihanda wa mwana watuje ugafata ibintu ndi kuguha Jeff rikona wamiki rikona wowe wamiki reka nkwestereza Nadia utazi Nadia tujya kumenyana sibyo niwe wamuzi Jeff Nadia aza kurwara umwana araremba arwara keri arwara wowe arwara keri Nadia arwara keri
ni ahantu twicaye. ahangaha wihareba twicaye ankunda ntabwo ari aha twabaga. It's my force, it's my mind, my everything. Isi kamungu wowe uri kuvuga ahangaha cyangwa nkunda ngo cyangwa urwara tekereza ko yagiye mu Bwongereza agakora tanning. Ariko Jeffrey kankubwira sibyo nkurikije uko nkuzi n'imbaraga ufite n'ibishoro ufite n'amafaranga ufite, ndagira nkubwize ukuri yuko amafaranga yawe wowe mu mafaranga ubara amafaranga yawe nta n'icyakane cyayo ntunze, sibyo? Kubera ko wowe biriya bintu byose ufite, aya mazu meza, amamodoka, amakampani ufite nayaso, kandi ukazuruka ukareba akangaka imbaraga zanje, ndi umuhungu wakoze, ndavunika mbiri cyokere ngira ku nzozi zanje, iyi rambaraye Nadia yanyemereye twayibana mu buzima bwacu bwose. Ikindi cya kabiri, witekereza ko amafaranga ajya gura urukundo, uramukobwa ntabwo ari kuri level yawe muho. Petit, hawuzi ko hari ibintu utazi wakanda? Hari ibintu utazi wa mwana w'igituza wicari hasi umukire district twicaranye. Wewe mvugiramo ntabwo mbikunda tazanongera. Ari inkuru yanjye utazi. Ntabwo bikunda nyuma yazo. Basi shamwaje mwiga n'ikinyabupfura. Basi urakennye mu ikofi, urakennye mu bitekerezo, ukene no ku kinyabupfura sha. Reka nkomeze inkuru yanjye. Ariko urabona uri ari wanjye. Ahangaha nibwo ari wawe, urumva? Hari amahirwe menshi yo kuba mpari nawe uhari. Ariko ushaka ngurizi, ngambira story yawe uzangurira iyo nzu. Nigere indege, none Nadia mu Bwongereza hazi, uzamita ikijya mu Bwongereza tuzajyana. Visa aracyayifite kandi irakora. Ngaho crash. Nakubwiye ngo ntabwo umuntu nsuzugura, simbikunda. Sorry papa. Ntuzongere no kumvugiramo. Sorry Pierre. Akeri, niki cyakumaza ubwoba sha? Urukundo rwa Nadia. Naguhaye amahirwe wa muhungu we. Yega amahirwe. Nakubwiye ngo ndaguha buri kimwe cyose uve muri iki gihugu, ndanakugurira inzu Dar es Salaam. Dar es Salaam ndashaka mu Bwongereza. Sinzi impamvu gitekereza yuko kuba muri iki gihugu utazagiriramo umugisha. Ntabwo ndi kumva impamvu kikinambyeho. Okay. Kankubwire nshingiye ku bitekerezo wari urimo umbwira. Nkubwire ko harimo kwibeshya. Nginganda, ngamazu menshi mfite, umutungo wa data. Petit, viyampaye igishoro. Ariko biri ubona n'ibyanjye mwana. Amafaranga mfite nayanjye ntagara y'ababyeyi. Umvishe? Yes? Kimwe cya kabiri no kimwe. Nizere kuri kunyumva. Ayo nywera. Sibyo? Ariko bundi ari kintu giye mama nibaza. Why not ukunda Nadia? Nadia mwarakuranye. Twese ntituziranye. Nabonaga kera uza ku modoka yanjye uje kuyoza nkagira ngo uri nakana byibura kagishaka ubuzima, kagishaka umugati. Yinde gushaka ubuzima, ndi gushaka umugati n'amafaranga. Waritse ura mukobwa siko ntacyo ufite mani ukamuduharira twe dufite amafaranga. Nyine ndashaka kukubaza. Why not Nadia wamukunze sibyo akakwanga? Akeri ibyo ntago ari ngombwa. Abundi umunyarwanda avuze ngo nta mwiza w'ubuzinenge. Yes, you have everything. Sibyo? Ufite buri kimwe. Sibyo? Ariko ntabwo ufite Nadia. No, ikintu gitangaje giye urubanda rugufi umuhungu uciriritse Kerry. Sibyo? I have Nadia. Ako Keri, I have Nadia. Ubushize nza hano. Nakubitanye na Nadia ari kuzamuka. Asa nkavuye. Hano rwa mbere uje hano none. Naje kuguha amahirwe wa muhungu. Nyuma y'ibyo ubuzima bwawe urabushyira mu kaga. Urababaza mami wawe n'ubundi atari yibereyeho. Urumva? Nta muntu ujye uvuga mama wanjye. Reka mubwire. Rekera aho ngaho. Petit, rekera aho. Nakubwiye ngo kumvugiramo simbikunda. Iyo ugeze kuri mama, reka rero mubwire, sibyo? Ibintu byiza kurutaho. Nadia wawe. Sibyo? Menya ko afite nyirawe. Urukundo rwawe menya ko ruri kwa Kerry. Ibyishimo byawe menya ko biri kwa Kerry.
hanyuma amafaranga hari ikintu abahungu mujya mwibeshyaho by'umwihariko abahungu mufite amafaranga mutekereza ko amafaranga kuri ibintu byose. Nadia niwe wankuze sinanjye wamukunze ariko nsigaye mukunda kumuruta kugira ubyumve. Rero ikiza kurutaho mvira ahangaha niba utangiye kuzanamo ibibazo bya mama sibyo mama wanjye nta muntu ujya umuvugana na nubwo ufite n'akantu gato nayo mafaranga ufite nta hantu ahuriye na mama. Keri urakoze cyane. Musigano se muri iyi nzu gengende mbonye kwihangana kwaho bigarukira. Mvuze kuri mama wawe urumva ubonye kuntu wikangase. Umva wumvishe ububare ugize mvuze kuri mami wawe ubwo nibwo ngiriyo watwaye Nadia Petit. Uri kumva after hibyo mami wawe do ndamushyira mu biganza byanjye munyore. Anga uce urahazi wazanye Nadia ndapoha hano se hararenze imana ku buryo ntahicara. Buretse tugendane wazanye Nadia ndakwihorera sibyo ariko kuri mama wanjye nyemerera guhumbye no guhumbura muri hano muri iyi nzu tukavuga wowe iyi nzu nta n'udufaranga namba twaso turi kuri iyi nzu nta n'agaceri wigeze ushyiraho utinyuka mama wanjye wowe inzu y'ibihumbi 500 wowe tuka nashaka bigiceri kijana bro ndavuze ngo mvuze gute tuka kwewe toka nyumbani yangu wewe mjinga toka kule Petit toka wewe. Musanaguze ibintu bimbayeho ubu tuvugana nicyo kinzanya akimara kuhava nanjye misenza banze mbwira uti mwaramutse ariko ibintu bimbayeho urabizi nabwiye ngo akimara kuhava nanjye misenza hano indende wundi indi babahungu umwe muremure gutya amaso tukuye no gumuza umwe wakayobo kuntu umwe wa undi w'umukire ndamureba ufite amafaranga avuga uriya bita ngo ni Jeff uriya Jeff ngutu Jeff tu umuhungu nyine ubwarakuziye mu rugo Jeff aha kandi gasanzwe nahaza ngerutse kuza kuko nyine Nadia yasarakuye ko yansoye akasa mutwe Nadia yarasuye izo zo rene asukiri bagiye kuzigwa mana we none tuvuga ngo ubutabi nkuru ngizo ngizo niba bagiye kuzigwa wa muhungu zacitseho erega muri ariko mubwira mfite ibibazo byinshi Nadia arahava Jeff ngakaza kuko Jeff arambwiye ngo nimerutse ko kuza kureba yikubita mu gato kuza kureba ngo ubitago na Nadia yavuye ngurumva ko nasaze ngabari kubise ngo aragenda ngirukanga inyuma ya Nadia nakareka uriya muhungu wajya baramuruzi uramujya amarera afite ibibazo nk'iby'umutima w'amasaka ni gute umuntu akunda nkaho ubundi uriya muhungu uramugiye mbona afite ikibazo yitwaza amafaranga kandi umukobwa nta mushaka nta mukeneye ahubwo kunda uriya mujyamo uriya mwana mukunde gusa uriya mwana ni mwiza Musa Allah ari ikintu njye nibaza nkumva narambura ibiganza ngashimira Imana urishimye cyane ariko njye nicaye bati nanjye ndi umunyamahirwe kuba ari njye Nadia yahisemo Seko ngiza abagore sigazaga ariko nawe noneho ujye unyica none se mbwira ndashaka kuza mu mazi ngajya ndirimbira Nadia umuhungu yaje afite nk'amafaranga ashaka sanze handi kuri yanzu hepfo epfiriye afite amafaranga umuhungu Okeri ushaka iki kuri Nadia gifite amafaranga afite buri kimwe tije mfite amafaranga nkugure visa nkugure mutegere nk'indege nkugure inzu Dar es Salaam nkugure ibishoro ariko ndekere Nadia uriya mukobwa akora umukobwa banza ari mwiza kuko uriya muhungu yarasaze amafaranga kujyane hanze kubera umukobwa ameni inzu Dar es Salaam umva ntubyemere umukobwa umutima ni icyambere nakubeshye muri cyo ubukene mfite amafaranga umva nkubwire muze amafaranga gurubuririye ariko ntagura ibitotsi urubizi hari ibintu amafaranga atagwa ntagura urukundo bibi by'akanya gato uzabona afite amafaranga babuze urukundo abantu barara hanze abandi barara mu kirere urumva abandi bafite amafaranga ahubwo wowe icyo usabwa umura musore ntazakubeshye ngakwice mu bwonko gukundisha amafaranga urumva amafaranga uzakura umuntu gukunda kubera
kubera amafaranga. Uzakora hehe umuntu ugukunda kubera amafaranga? Ntago umuntu agukunda kubera amafaranga. Iyo agukunze kubera amafaranga ntago aba ari urukundo ashaka. Abashaka iki? Urugo ntiruramba, urukundo ntiruramba. Kunda umukobwa. Uriya musore uhabwa mukurira inzira kuki? Ku murima. Ari ikintu ngiye mama nibaza buri munsi. Gute se? Ubundi Nadia kuki yahisemo njye? Cyagahungu nkanjye gasuzuguritse ko musa no kubeshya. Uretse kwihagararaho. Jeff namureba nkavuga ati mbaborera, mwumva namuga ati mbaborera uyambe. Ariko nkavuga ati wana amusuzuguje Nadia. Uzi ikintu utazi? Ikintu utazi cy'urukundo. Se nkabura umukobwa yihuye kubera wewe amafaranga. Ibaze nkora umukobwa yihuye kubera amafaranga. Uriya mukobwa mukunde, umukundwa akaze, umuha umutima nkuko yaguhaye byose uzabigeraho. Ako musa uziko ibintu uri kumbwira ndimo mbyumva. Ikigaragara cyo iyaba urukundo amafaranga gura urukundo cyangwa se urukundo rugurwa mu mafaranga, abahungu nkatwe, abahungu baba mama ntago twazigera dukunda, ntabwo twaya tubona abantu badukunda. Ariko musa reka nkubwire, utazavoka ndumbye, niteguraga kwigira mu kazi muri iyi minsi babuja ntago tubanye neza. Nubwo Jeff nyina sanze nanjye rimaze kwitegura, ndavuga ati kamaze nje kuziya musa waretse nkitaye. Ikintu tawe wenda kanze nkore kuri akora yimba nyine n'uwo bujyana nkabuguha. Buriya jukurikiza inama nko burya nta mutumwa wigira inama. Umutumwa wigira inama yo gusara. Urumva wasara. Urumva? Ahubwo siyo kugira mbona rubatsiriya nzi. Ibaze kweri. Uyu munsi gihe mbona nanakoze. Bari abahungu sinzi bamwe basuzugura. Bari abahungu bihorera icyo bashaka ni umukobwa. Se no umukobwa. Ni umukobwa. Naramutsindiye Nadia. Jeff we komezo yarate. Jeff we komezo yarate. Jya mu kazi mwana nyuko buja takwiye. Babuje nara umara. Genda. None yarangubise. Genda naho ubutamuze. Yaramutsindiye Nadia we. Uramukobwa ni mwiza cyane. Uramukobwa ararenze we. Aya mahirwe ntaboneka mu buzima. Sandi Karame kankubaza iyo urebye kari agahungu ngo ni Keri ubona kaberanye na Nadia. ariko shani Keri mupfiki Ariko se ubundi Sandi uriya muhungu yaguhaye iki ngo ni Keri ubundi kare ubona kakumarira iki? nese we Jeff yaguhaye iki? Ariko se ubundi kari agahungu uriya mugakundira iki ko wajyaho karabaruze? Ako se ubundi shani tureke ibindi. Keri mupfiki ntahahuriye na Jeff. Uriya rero ntabwo ubizi njyewe naburangiza Imana Jeff akanyemera umva nahita mukukana. Shashani ntago ngiye nari nzi kuciriritse kuri urwo rwego. Ubu se wakintu ubu urumva nciriritse ibaza umuntu nk'urango ndaciriritse umuntu ufite amamodoka ahubwo uriya mukobwa ngo ni Nadia nawe yewe wagira ngo hari cyamuciye mu ruhimo. Bose nimba ushaka Jeff cyo kora. Jeff nawe ni inshuti yanjye wenda nabikugiramo ariko ngiye rwose Jeff sinamukunda. Ahubwo rero ako kantu buri ubingiriye bashanagura n'akarutu. Shani ntunzi se kuri diro. Ahubwo reka nze mbikugiremo ngewe ejo nzagwa igisubizo. Ari kubikoze mana yanjye we sha umva. Hey, kanjya kureba telefone ahubwo mu nzu mbikugiremo. Umva gerayo wowe nzagura. Sawa. Mani njyewe takiranyishe wangu. Mani nanjye kiri kunda buri zamani sinzi ukuntu gahunda zifashe. Nireba iminota yose amaze. Ukuntu umeze mani. Shura munigara dutakaraho ryari se mani. Mva mani tugomba kumuzana bya nyabyo nta mpamvu zo guhama mu buntu byuje bizina buriye. Mani njyewe nacunje. Iyo witsira tugeraho ryari. Ahubwo mani njye nashize mani. Nizere kuri ufate ku mwotsi wa kintu. Sibyo se? Kandi ataturaburiza se. Oya mani uwo mwotsi agomba kuwufataho nta mpamvu. Abanza agiye swingi wane. Ibintu by'ubukristo wapi wane. Shangiye ntago rira ntago itabi narinywaho pe oya uwo mwotsi muri kumbwira ntago nawunywaho. Mani nugukurura ku mwotsi. Mani kurura ku mwotsi wa kintu ubundi ujye free. Ubundi ushiture phone cya igihari kigabo ndibuze kukwereka. Uri buze gushitura ya phone. Savuze kuyishaka mwako mwotsi rero. Se mani wowe ubona biriya bintu by'uburayo uzabishobora ugomba gucana ku jisho wa kintu. Ba wigize inuze shabuka wa kintu. Amafaranga niyo ya mbere. Kwifegura reba hose cyatwicomokera.
mani njye ntabwo nanywaho pe nzaba mbitekerezaho nzababwira. mani ushaka kubona amafaranga cyane ntabyo ushaka ugomba kuba ready mani nta bintu by'imishagara uba ufite niyo watumuraho imyotsi ibiri ibyo birabaye mani. mva mani twicomokere twagiye. Mana yanjye data we mbega gakungu. Zira ni inshuti nashatse cyangwa mana reka nzabyigaho bari abantu mbavemo nshaka izindi inshuti zajya zingira inama kuko ndabona baratari inshuti. Nadi umeze uteze? Shane meze neza ndabondashye Imana. Urakomeye cyane. Ndakomeye cyane. Sandrine umeze utese wowe? Shani sawa. Aha Nadi ntaratinda aho ngaho banzuma amakuru ya Keri wambwiye ko ugiye kumusura. Ariko ibintu bya Keri ariko Nadi na nubu isaha uracyakurikiye Keri. Ese Shane iyo mvuze Keri umva mvuze nabi cyangwa bikurya mu mutwe? Ariko Nadi ndambuye ibintu byo guhama numva Keri mumbise reka nigiye no kwitekera amata. Eko bitugenda mureka agenda urane ko yabaye n'ubundi kibimutera ndakizi. Sandrine mwihorere nyine agenda ahubwo reka nkubwira amakuru ya Keri. He kagira inkuru rero. Ubwo nyine nabibwiye anti yangira inama ambwira n'ikibazo afite buriya uriya mukobwa yaramunaniye arambwira tutazamera nk'uyu mukobwa wanjye yarananiye ubwo niko kugenda reka rero nzagereyo nsange Keri ni wa mwana wirirwa mu rugo abakuru turimo two mu rugo nk'umukobwa mbese noneho ndangije ndamwira ati rero nkeneye ko tuganira arazana agatebe turaganira ndamubwira se Keri byifashe bite nta kibazo mfite mu rugo tise ko numvishe ngo mama wawe ararembye mu bitaro niko kubimbwira ko arembye mukuru nawe bamufunze ndangije ndamubwira ati se Keri waguhindura ubuzima wabyemera gusa nabonye ntinya bimwe byatari ntigeze anemera akomeza kuntinya ntiyambwira ibibazo bye ariko nyine ngenda muturisha gake aratuza arabohoka arambwira ndangije ndamubwira se Keri waguhindura ubuzima nkagushakira akantu ukora nkabubakira inzu nyine iyo barimo nkayibakuramo ubwo nyine umuhungu aratitira ubona ko nyine byamucanze ndangije ndamubwira ngo tuza uri inshuti yanjye ibibazo byawe byose ujye ubimbwira shambona aratuje arabyemeye ariko nyine akajya ambwira ngo ajye nkora duke gutyo mbona ndahavuye nyine. Shanadi urabizi uri inshuti yanjye pe njye inama nakugira Keri nimba arabonye akumva mbabara rwose umwiyegereze neza abone ko muri kumwe abone ko umuhaye urukundo ndabizi Keri aroroshye pe. Nadi urabizi abahungu bafite amafaranga baranasuzugura mani sibyo ahubwo njye cyo nagukundisha Nadi njye cyo nyine nakubwiraho wowe wikundire Keri ni umwana uciriritse n'umwereka urukundo kandi akabona ko umwitayeho ureke kuri Jeff ufite reka ibya Jeff simba nshaka no kubyumva jewe bya Jeff komeza ibya Keri ahubwo. Nadi muri iyi minsi wowe ahubwo yegereze Keri umube hafi urabizi ko yahuye n'ihungabana mbega ukora ibishoboka byose ku buryo inshuro nyinshi uzajya umusura Nadi abone ko muri kumwe niyo nama nakugira. Sandrine urakoze cyane rero reka ntaye nagura nasabye uruhushya anti ubwo tuzasubira cyangwa tuvugane kuri telefone. Okay nta kibazo ngaho reka nkwerekeze. Jeff na Kazungu mumeze fresh? Ya tumeze neza fresh. Aho ndabona mumeze fresh kabisa. Ahubwo se Jeff ni imisi ndi kukubura vipi wana? Mutabeshye koko se warambuze cyangwa buri gukabye? We mba nakubuze mani ngo nganizaho story yawe na Nadi igeze. Sha wahora n'icyo muhungu ko bigeze aho bikomeye mwana bigeze uwandabaga hahandi ujya wumva bavuga. Reka se aho se bwira bro. Urumva none ahantu bigeze ntabwo bikiri kwa Nadia wenyine. Bwira se mana we na Nadia ngo vipi? Emi ntabwo bikiri kuri Nadia wenyine ubu noneho ruri guhambira kuri Keri na Jeff byageze wandabaga. Reka se Emi bo bigeze wandabaga mwana ngire gutya ejo bundi ngira igitekerezo cyo kujya kureba Keri ngere nsange Nadia arahavuye.
narababaye nafashe decision yo gusubira mu rugo. Ngeze mu rugo naho biranga bwakeye ingaruka kwa Keri. So kugera kwa Keri nari mfite amahitamo menshi yo kumuha ngo byibura cuzinga yamubereye. So Keri ndamubwira ati Keri ndaguha buri kimwe cyose, ndakuha visa, nkugurira inzu Dar es Salaam, mbese nyine muhindurira ubuzima wigendera uve muri iki gihugu. Umuhungu ntabwo yigeze abyumva kubera ko yararakaye, tangira kungira nkaho ndi umusazi, nyine anyereka ko ndi cheap man, ndi hasi. So rero Keri ikintu nabasha gusobanura, nawe ntashobora kureka Nadia, kandi icyo namaze kubona cyo twese turazamurwanira tumenana imitwe.